igitondo amanywa amakuru y'ibishyashya aba hari uyumvira kuri F1 TV ni wo muyoboro wizewe usangaho amakuru mashyashya mu gihe atari yajyaho ivumbi ukayasanga hano kuri F1 TV. Nyita MC Ganza rutaneshwa ndi kumwe na P wanyu n'uwanyu umwe ubagezaho ibishyashya umwe ubagezaho bimwe mukwiye kuba mumenya noneho mugiye kuzajya mubimenya cyangwa se bigiye kuzajya bibageraho ukumwihariko wacu mushyashya mugiye kuzajya mudusangana umunsi ku munsi. Niki gihe ari kuri ubu ngubu P1 reka mbanze ngo welcome. Icyo tubabwira ni ukugira ngo babanze bakore subscribe mukoreshe ya comment mukanda hano handitse akazogera kugira ngo bajye babona kugira ngo bajye babona notification cyangwa se ubutumwa bubamenyesha ko hari ibishyashya bigiye hagaragara. Nta kintu kiza buriya nko kubona amakuru mashyashya ukayabona mu bambere ku gihe. Hari abavandimwe bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Niba ikintu cya mbere ari amakuru nta n'ikintu kiza nko kuyasanga kuri F1 TV. Yemerera rero umusiganza rutaneshwa tukiri aho ngaho urajya ngo ubimburire abakurikiranye F1 TV. Ese uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Ikiriho rwose iyi mihanda ibintu byacitse. Mu minsi yashize twumvishe inkuru ya Turahirwa Moses, uyu musore wifuje kuba inkumi akanabyandikisha muri pasiporo ye, nyuma yaje kubizira dutangarizwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko iyi nkumi y'umusore, mvuga inkumi y'umusore cyangwa se ni umusore washatse kuba inkumi, yabyandikishije muri pasiporo ye yandikishamo F aho kugira ngo habe harimo M. F bivuze female, M bivuze male. Ibi ngibi rero byari mu byatumye atumizwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, tumizwa kugira ngo abazwe kuri ibyo ngibyo. Uretse ko yageze imbere y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akanashinjwa cyangwa se akanererwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu nguyu Turahirwa Moses muramuzi, niwe nyiri motion yanzu y'imideri yambika bamwe mu banyarwanda harimo n'abakomeye. Uyu nguyu yavuzweho byinshi bigiye bitandukanye. Nyemerera tubisangire byose kuri uyu muyoboro wizewe. Gukora subscribe nibyo biguha icyizere cyo kugira ngo uzajye ubana natwe iteka. Uyu munsi turi kumwe kugira ngo dukomezanye uzajye ubona amakuru mashyashya agiye agaragara, nuko ukora aho handitse subscribe kugira ngo ajya kugeraho uyabone mu bambere. Reka tubagezeho byinshi bitandukanye kuri kino kiganiro. Yes, ni dossier ya Turahirwa Moses tugiye bakunzi ba F1 TV. Rero reka iyi nkuru yacu tuyive imuzi, tugiye kugezwaho na MC Ganza. Iby'iyi dosiye y'uyu umusore washatse kuba inkumi Turahirwa Moses wamenyekanye cyane mu nzu y'imideri ya motion. Ni inzu y'imideri yambika benshi mu banyarwanda, yamamaye muri ibi bihe turimo, yamamaye mu myaka ya vuba, n'ubu ngubu ikiri kubaka izina, nubwo nyirayo nyir'ubwite Turahirwa Moses we ibye bikomeje kuba ibindi bindi. Mu minsi ishize nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi uyu Turahirwa Moses. Kuri uyu munsi rero igishyashya kiriho ni iki, nyemerera nkwe update. Ikiriho nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Turahirwa Moses washinze inzu y'imideri motion. Nahoze mbigarukaho, akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano, gukoresha ibiyobyabwenge. Ibyo byaha uko ari bibiri nibyo ashinjwa. Kuri uyu wa kabiri Gicurasi 2023 nibwo RIB yashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Turahirwa Moses umaze iminsi atawe muri yombi. Yafunzwe nyuma yo gutangaza cyangwa se yo gushyira hagaragara ifoto ya pasiporo avuga ko yishimiye kwitwa umukobwa mu gihe iyi pasiporo itari nyakuri. Icyo gihe umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko uyu Turahirwa Moses yatumijwe kugira ngo yisobanure. Hemejwe ko kandi hahise hemezwa ko iperereza yari arimo akorwaho agomba kurikorwaho afunzwe. Bivuze ko yahise tabwa muri yombi arafungwa kugira ngo iperereza rikomeze. Bivuze ko ibi ngibi bikunza kubaho bundi hagamijwe gukora iperereza mu rwego rwo kugira ngo nyir'ubwite urimo ushinjwa cyangwa se ukurikiranywe atica iperereza mu gihe yaba ari hanze. Yakomeje ndavuga umuvugizi wa RIB yakomeje avuga ati ikindi kandi nuko mu byaha yabazwagaho
hiyongereyeho n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge nk'uko ibipimo bya Rwanda Forensic Laboratory byabigaragaje. Iyi laboratoire ya Rwanda Forensic Laboratory y'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera ishobora gupima niba mu mubiri w'umuntu harimo ibiyobyabwenge n'ingano yabyo. Mu bihe bitandukanye Turahirwa Moses yakunze kuvuga ko mu Rwanda ariho honyine bamwemerera kunywa urumogi. Kuva muri Mata Turahirwa Moses ntatana n'inkuru zivugisha abantu mu buryo hari n'abavuga ko icyo agamije ari uguteza ubwega no guhora mu matwi y'abantu ijoro n'amanywa. Byatangiye muri Mutarama ubwo yajyaga hanze cyangwa se yajyaga hanze y'u Rwanda maze hagakwirakwira amashusho n'amafoto amugaragaza ari gusambana n'abagabo bagenzi be. Ntiyigeze ayahakana ahubwo yavuze ko ari bigaragaza cyangwa se ari bizagaragara muri filime ivuga ku mideri, ariko ko uwo muntu wasambanaga n'abagabo bagenzi be ngo gatari we, ngo ko ari undi ibasa. Iminsi yagiye yisunika ari nabwo akomeza kuvugisha benshi, bigera naho ashyira hanze amafoto ari i Paris akavuga ko ari indaya, yiyise indaya uyu Turahirwa Moses. Ibi byose byarangirijwe cyangwa se byabanjirijwe n'amafoto yifotoreje i Musanze yambaye ubusa buri. Aherutse kandi nanone kwandika ku mbuga nkoranyambaga ze ko ashimira leta yamwemereye kunywa urumogi. Ati mu Rwanda nicyo gihugu ku isi kinyemerera kunywa umuti w'itabi ry'urumogi mu ruhame no mu busitani bwa Kigali nta nkomyi. Uyu Turahirwa Moses ararikoroje. Uyu Turahirwa Moses avuzwe kuri iyi mihanda, avuzwe byinshi bibi. Asoreje mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, narwo rwamaze gutanga dosiye ku bushinjacyaha kugira ngo bukurikirane iyi dosiye ya Turahirwa Moses. Iby'iyi nkuru twakeshaga ikinyamakuru igihe.com, nyemerera tubijyemo imuzi, tubirebere hamwe, tugiye byinshi tubivugaho mu gihe tugitegereje aho urubanza rw'uyu Turahirwa Moses rugana. Ese ibi byaha bibiri arimo aregwa birimo icyo gukoresha inyandiko mpimano ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge azahamwa n'ikihe, cyangwa se byose bishobora kuzamuhama? Reka tubirebere hamwe, turebere hamwe iby'uyu Turahirwa Moses. Ese benshi bashobora kwibaza, uyu mugabo Turahirwa ashobora kuba ari umusazi cyangwa se ashobora kuba yataye umutwe? Turahirwa Moses abenshi iyo bamusesengura bamugaragaza nk'umuntu ushobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe. Urebye ibintu byinshi yagiye akora, uruhererekane rwabyo, iyo ubisesenguye ubona ko ari umuntu usa naho ntacyo yikangaga, umuntu ushobora kujya aho ngaho akiyemerera ko akoresha urumogi, akabyiyemerera akabyandika ku mbuga nkoranyambaga ze. Icyo cyonyine kigeza ibyaha. Birasa nkaho ari ugushishikariza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ko bashobora gukoresha nta kibazo babikoresha. Iyo yonyine yagombaga kuba kesi, ariko ntago uyu munsi uza ngo ukora ikintu kimwe uhita ukurikiranwa. Urakora bimwe, inzego ziragukurikirana. Izi mbuga twirirwa dukiniraho dukora ibyo dushaka, haba hari inzego zishinzwe gukurikirana zireba ngo nabahe bahari cyangwa se nabahe baziriho bashobora muri make. Kesi ya mbere ni itabi, kesi ya kabiri bimo ni ugukoresha ibiyobyabwenge. Oya, iyo ngiyo ntabwo iri mu byaha aregwa, kuko ibyo ngibyo byo iyo haje ibijyanye n'amategeko n'uburenganzira bwa muntu, hari abantu baza bakakubwira ngo buri wese yemerewe gukoresha igitsina cy'uko abishaka. Mu bihugu byo hanzeho iyo ngiyo ni saga igarukaho cyane, ni deba yazamuka cyane byiswe uko nguko. Ibyaha arimo aregwa ni bibiri, twabisomye muri iyi nkuru tunabakeza abavandimwe bo ku gihe.com. Ni inkuru ni ibyaha bibiri, icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano bijyanye icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko yanabyiyemereye. Hanabayeho gupima leta y'u Rwanda. Oya, habayeho no gupima. Amaze kugera muri RIB bagiye gukoresha bagiye muri Rwanda Forensic Laboratory, hariya bafatira ibipimo bya gihanga bakamenya ngo mu maraso harimo iki. Rero ni hariya banapima
ibintu bijyanye n'ama ADN. Rero amaze kugerayo bapimye basanze amaraso ye ngikitwa ikiyobyabwenge kiyuzuriyemo. Ese ingingo yashingirwaho. Aha, tugiye kuri ibyo ngibyo, wowe usesenguye neza ni iki kiri gutuma akora bino bintu? Ibi ngibi byose ngiye kubyanaliza ngo mvuge ngo ni iki ngiki cyangwa ni kiriya, ariko ugerageje gusesengura uko mbibona, ni umuntu ushobora kuba afite ikibazo, afite igisa nka trauma, afite uburyo, sinzi niba ari umuntu uri tayari ukurikije ibintu akora. Byose turabisomye, ni ibintu twakurikiranye ariko tunabikesheje igihe.com. urebye uruhererekane rw'ibikorwa bishobora no kugira icyaha yagiye akora bitandukanye, ibyo byose ubigendeyeho ubona ko ari umuntu ushobora kuba ufite ikibazo kiri ku rwego rwo hejuru, nacyo ubwacyo gikwiye kuzarebwaho mu buryo bwihariye, ko ni umuntu utari yarigeze avugwaho cyane. Uyu mwaka nibwo ayikoroje, uyu mwaka nibwo yihariye imitwe y'inkuru zitandukanye zimugarukaho kuri byinshi yavuzweho, nguwo yasambaniye cyangwa se yagaragaye mu mashusho. Iyo niyo nkuru yamuvuzweho byo ku rwego rwo hejuru, yari ari mu gihugu cy'Ubutaliyani, amashusho agaragara arimo asambana n'abandi bagabo, mu kubyigarama ati twari turimo dukora filime y'abanyamideli, haza urumogi ikubitaho ibyavuba, ari nabyo twari turimo tugarukaho, yes, impapuro mpimbano. Aragiye afashe passport, sinzi niba yaragiye bakagira uburyo bahinduraho ahari M nk'igitsina gabo yandikaho F, already biba byamaze kuba inyandiko mpimbano. Uko bisa kose njye nkeka ko yakabaye arimo no kwamamaza ubutinganyi. Icyo ngicyo cyo ni ikindi, ariko icyo wagishyiramo wenda kuhindura aho ngaho byamaze kujya mu byangombwa. Iyo pasiporo buriya ni urwandiko rukomeye, ni dosiye ikomeye, ni icyangombwa gikomeye plutôt cyihariye, utakoreraho ibyo wishakiye ibyo ari byo byose, cyangwa kigukura mu gihugu kimwe kikujyana mu kindi, ukagifata ukagihindura mu buryo nka buriya. Wari umugabo wanditseho kuri umugore, bivuze ngo hari n'ibindi ushobora kugikoresha. Iyo ni dosiye ikomeye kuri we. None wakiyongeraho kuba mu gupima amaraso ye, mu maraso ye barasanzemo ibiyobyabwenge, ibintu bifitiwe fact by'ibimenyetso bya gihanga byapimwe muri Rwanda Forensic Laboratory. Bivuze ko uyu munsi ibyaha afite 2 ashinjwa, ibimenyetso birahari. Reka dukurikire, nyemera tunashyireho akadomo kuri iyi dosiye, dukurikire ibiri imbere, tuzagenda tumenya ukuri kwabyo ubwo dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ubwo mu minsi iri imbere dushobora, ubushinjacyaha iyo bwamaze gushyikirizwa dosiye, igikurikiraho bushobora kuyisesengura, uri kumva, bushobora kuyisesengura bugasanga nta kirimo kigize icyaha mu byo yafashwe akurikiranwaho. Hanyuma hakaba hashobora kubaho iki, hashobora kubaho kuba bitagera ku yindi level. Kimwe nuko kwanza icyo twakitega cyihariye mu minsi ya vuba turaza kumubona arimo aburana ku ifungwa n'ifungurwa, hamwe umuntu akatirwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe urubanza rugikomeza. Cyo ni ikintu kimenyerewe byanze bikunze kuri buri ruhanza. Iyo ni ingingo twumva ngo mvuze next step, ariko dukurikije iby'amategeko atwereka, dukurikije uko imanza zigenda ku bantu bakurikiye ibintu bijyanye n'imanza cyangwa se dosiye zitandukanye zagiye mu nkiko, twarazikurikiye. Ibyo Turahirwa Moses ibyo byararikoroje. Reka duhanga amaso ibiri imbere kuri iyi dosiye, izavugwaho byinshi nayo kuko ni umuntu wamenyekanye n'ubwo yamenyekanye mu bibi. Ngayo nguko rero tuzakomeza tubakurikirane iyi dosiye y'uyu Twahirwa, bakunze Turahirwa Moses, bakunze ba F1 Rwa TV. Rero ni ukuvuga ngo kuva twayivuye imuzi tuzanageza aho tuzayisoreza, afunzwe cyangwa afunguwe. Yes, nuko bimeze. Bajyeho badusure, bakore subscribe, nta gusiga udakoze subscribe kuko nibyo biguha icyizere. Ubu ngubu twaje tuje buri munsi update. Ugiye kuzajya ubona ukuri kw'ibiriho mu buryo bwihariye, tubijyemo tubice imuzi, tubigera imuzingo, tuguhe ukuri kwabyo utasanga handi kuri iyi mihanda duhuriraho. Iyi niyo YouTube channel
igiye kuzajya ikugezaho kuri ko amakuru ariho avugwa muri politike, mu myidagaduro, mu mikino ndetse no mu zindi secteurs zitandukanye. Iri niryo shakiro, niho hantu h'ingenzi ugiye kuzajya usanga amakuru yihariye utasanga ahandi. Ngendi piwanyu, uyu ni MC Ganza rutaneshwa nk'ibisanzwe twabanye kuva kera. ciao ciao.